nongeye gusuza abapiyoniya mwese. Uyu munsi rero tugiye kwinjira muri application, bivuze ko dutangiye uburyo bwo kuzatubasobanurira none tunakoresheje application kugira ngo dusobanurire abantu bafite ibibazo bitandukanye. Turakanda rero kuri menu, muri kubona hariya hejuru hari akantu ka menu, then tuhite dukanda hano handitse ngo mainnet. Tuhite dukanda kuri mainnet, tureba hano handitse ngo configure lookup rate. Configure lookup rate rero ngira ngo hano ni uburyo bwo kuba twakonfigura lookup yacu, twashyiraho igihe coin zacu zaba zifunze ariko zikungukirwa. Rero muri kubona ko nashyizeho uburyo bwa automatique, ngira ngo hariho uburyo bwa automatique, nshobora no kuba nakoresha uburyo bwa manuel. Iyo nkuye kuri automatique nkakana ngo increase commitment, ngira ngo ahangaha rero nibwo buryo bwa manuel, gusa byarahindutse ubu bisigaye biri automatique. Icyo ukora usangamo usanga ubundi nk'ubu ngiye narokinze imyaka 3, then ndokinga ku kigero cya 90% rya coin zanjye. Rero iyo usanze birimo automatique, icyo ukora ushobora gukora kuri aka kantu ukakazamura. Wabonye ubu ngubu naba ngiye kuzamura nuza zanjye, percentage za coin zanjye nzaba narokinze. Narokinze 90% mu myaka 3. Ubwo rero bisobanuye ko bari kunyungukira inshuro percentage 66.79%. Ibi rero muri kubona ko nsigaje iminsi igera mu 100 muri kubona ko nsigaje na mining iminsi 390 n'ingahe n'ibiri. Ibi ngibi urabona ko bahita berekana n'iminsi umaze ku mining. So rero muri kumva mu myaka 3 maze hashizemo umwaka urenga n'igice nkoze lookup. Rero bagenda bakwereka lookup igihe gisigaye, nawe uzajya ubirebere hano igihe usigaje. Ahangaho ureba igihe umaze ukoze lookup, ubwo ni iminsi wa mininze kandi warakoze na lookup. Then ahangaha ugwita ubara iminsi nyine wari nko mu myaka 3. Urumva imyaka 3 irimo iminsi igera hafi mu 1000, kandi urumva maze kugira iminsi 300 . Ubwo rero nahangaho ubirebera. Navuga ko ikindi bakavuga ko ngo lookup duration countdown will begin after the transfer to mainnet has completed, including any pending period. Your previous lookup will affect your overall lookup reward. The lookup design and the formula are subject to small changes. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni gutya bikorwa ibijyanye na lookup. Ushaka kuzamura lookup yawe ni gutya. Igihe ahangaha ni igihe warokingiye coin zawe, cyangwa se igihe ushaka kurokingira coin zawe. Niba ushaka kurokinga mu byumweru 2, amezi 6, umwaka cyangwa imyaka 3, then iyi ni percentage ya coin zawe ufiteho. Urashaka kurokinga kangahe ku ijana. Nuko rero lookup ikora mu gihe usanze biri automatique. Ushobora kuba wabihindura ku bantu babikoze bwa mbere. Ikindi ngira ngo lookup banditse hano munsi ko itangira igihe coin zawe zageze muri mainnet, nibwo lookup itangira kubara. Icyo cyo mukimenye. Ubwo butaha turagenda tubabwira n'ibindi bitandukanye bijyanye na application ya Pi. Ubwo rero ku bantu musangamo ibiro automatique ushobora kubihindura. Okay? Abantu usanga automatique ushaka kubihindura, ko ngewe ndagumishamo ibyo nari nakoze. Nago nkoze iyi video ngo nkubwire ngo bihindure, ahubwo no kujya ngo nsobanurire n'abantu bashyashya mutazi lookup. Abantu muri kwinjiramo muri no minsi mukaba mutaramenya lookup icyari cyo. Lookup no kurokinga nyine coin zawe wa mininze zikazungukirwa mu gihe runaka. Ubwo izisigaye niba ndokinze 90% zizo mfiteho, ubwo igihe zagiye muri wallet nzakira 10%. Nizo nshobora gutancuruza ku kanya. Izindi 90 zizagumya zibe zifunze
nuko lockup ikora, kandi zitangirwa kubarirwa iyo coin zawe zageze muri mainnet. Iyo coin zawe zageze muri wallet wabonye ama KYC byose wanazimigratinze muri wallet. Murakoze, mukomeze mubwe neza, Imana ibarinde. Afite ibibazo mugende mwandika muri comment site.